Muraho neza bakunze ibiganiro bikunze gutambuka ngaha kuri iyi channel. Uyu munsi turagarutse mu kiganiro gishashya kandi ikiganiro cyiza cyane. Turaganira ku kibazo gikomeye cyane, ariko impamvu turi bukiganireho nuko gikunze kubaho nanone inshuro nyinshi cyane. Birashoboka cyane ko waba utangiye kwibaza ngo icyo kibazo ni ikihe, ariko nibyo tugiye gusobanura. Iki kibazo kibaho igihe umusore yafashe icyemezo cyo kubwira umukobwa yuko amukunda, yewe bakanateretana ndetse bagafata cyangwa se bakiha intego yo kubana, ariko babiganiriza ababyeyi bagatungurwa no kumva ababyeyi bababwiye yuko urukundo rwabo batarushyigikiye. Iyo umuhungu n'umukobwa bakundanye ariko ababyeyi bakabyanga, biba ari ikibazo gikomeye cyane. Ariyo mpamvu nahisemo gutegura iyi ngingo kugira ngo tuyiganireho. Nta gushidikanya, twese turabizi neza yuko urukundo ruryoha nk'ubuki, ariko nanone ababyeyi iyo barwanze cyangwa se iyo babyanze yuko uru rukundo rubaho, ruragenda rugahinduka umujinya ndetse amarira akaba menshi cyane. Ni nabwo umukobwa ashobora gufatwa n'agahinda gakomeye cyane, akirukanyira mu cyumba akagenda agasuka amarira menshi cyane. Umuhungu nawe akagira ati mama ntiyumva pe, ndetse papa we aranyanga cyane, ndetse hari n'ubwo usanga arimo abaza mama we, amubaza ati ariko se mama, urukundo ni icyaha? Umubyeyi nawe akamusubiza ati urukundo ntabwo ari ibiryo bya mu gitondo washyira mu gisororo ukazana ku meza. Ahangaha rero ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Ariyo mpamvu nashatse ko dutegura iyi ngingo kugira ngo tuyiganireho. Muri iki kiganiro turaza kurebera hamwe impamvu ishobora gutuma aba babyeyi bafata umwanzuro wo kumva ko uru rukundo batarushyigikiye. Ntabwo ari byo gusa kandi turaza kurebera hamwe inama cyangwa se uko umusore n'umukobwa bagakwiye kubyitwaramo mu gihe bamaze kumenya amakuru cyangwa se bamaze kwakira yuko ababyeyi babo uru rukundo batarwakiriye cyangwa se batarukunze cyangwa se batarushyigikiye. Muri rusange rero mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Niba mwageze ahangaha nimwicare tuganire. Gusa murabizi yuko iyo tugiye gutangira ikiganiro cyangwa se tugiye kukinjiramo muri rusange, turabanza tukakina kandi tugahana ikaze. Ni muri urwo rwego twakiriye abantu bashyashya kuri iyi channel. Umuntu mushyashya ni umuntu utaramara gukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe uyikande kandi uke gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro gitambutse ngo ubashe kukibona kandi ukibonere ku gihe. Hano hatambuka ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko byose intego bifite no kubaka urukundo rwanyarwo. Reka dutangire ikiganiro cyacu. Ariko niba unkunda ukabukunda n'ibiganiro nkunda kukugezaho, ntiwirengagize gukanda like kuri ino video, kuko biratwereka yuko uba uri kumwe natwe kandi ushyigikira ibiganiro dukunda kukugezaho ndetse n'ibyo twitegura kukugezaho. Reka dukomeze ikiganiro cyacu. Hari impamvu zigeze kuri 5 zishobora gutuma ababyeyi banga urukundo, nizo tugiye guheraho. Impamvu ya mbere ni iyi: imyemerere n'umuco. Hari igihe ababyeyi bavuga bati umuryango wacu ntabwo twigeze tubana n'abo bantu. Ahangaha wahita wibuka uburyo abayahudi batakundaga kuba bashyingiranwa n'abapagani. Ushaka kubimenya neza cyangwa se amateka yabyo wasoma muri Bibiliya yera muri Ezira ibice 9 n'umurongo wa 12. Impamvu ya kabiri ni ubukungu cyangwa se ubukire mu yandi magambo, cyangwa se abantu bifashije cyangwa batifashije mu yandi magambo. Ndetse ibi ngibi bigatera umubyeyi w'umwana kumubaza ati ariko se mwana wanjye, uyu muhungu azakugaburira iki? Ariko se koko urashaka kuzarya love kuri rice? Impamvu ya gatatu ni imyitwarire. Ndakubwiza ukuri, iyo ababyeyi babonye uwo bakundana yitwara nabi, ndakubwiza ukuri rwose, babwira umwana ati mwana wanjye ndakubwiza ukuri, ndabona ibi bitavamo, ni ugushakisha ukuntu washaka undi, uyu we ndabona ari ukugura tike y'ibibazo. Impamvu ya kane ni amateka y'imiryango. Birashoboka cyane ko hari imiryango ishobora no kuba imaze nk'imyaka nk'ibiri cyangwa se irenga mu ntambara, ariko noneho bikaba ngombwa yuko abana babo bashaka kubana. Ibi ngibi bisa nka cyagihe abasamariya n'abayisiraheli batashakaga no gusangirira ku meza amwe. Yohana ibice 4 n'umurongo wa 9. Impamvu ya gatanu ishobora kuba yatuma aba babyeyi batakira uru rukundo, nuko bishoboka cyane yuko umwe muri aba bana ashobora kuba akiri mutoya cyangwa se ashobora kuba ari ku ishuri. Rimwe na rimwe n'igihe usanga umubyeyi arimo abaza umwana we ati mwana wanjye, niba urukundo ruri mu mutwe wawe, amasomo azaba mu gifu cyane. Hanyuma ugasanga izi mpamvu zose tubashije kuvuga
zishobora kuba zifite ishingiro, ariko se mukobwa cyangwa se musore muri rusange mwese ndakeka yuko muri kunyuma, ubundi ni gute mwakitwara mu gihe mwisanze muri iki kibazo? Ibi ngibi nibyo tugiye kurebera hamwe. Mbere yuko tureba uko abakundana bakwiriye kwitwara cyangwa se bakwiriye kubyitwaramo, reka mbanze gusaba gutanga igitekerezo, haba mu byo tumaze kuvuga cyangwa se mu byo wamaze kumva mu biganiro bikunze gutambuka, ndetse n'icyo wifuza yuko twazakubwira muri video itaha. Duha igitekerezo. Ikintu cya mbere ukwiriye gukora nyuma yuko ababyeyi babyanze cyangwa se batakunze urukundo rwawe cyangwa se urukundo rwanyu, ikintu cya mbere mukwiriye gukora ni iki ngiki: kuganira neza n'ababyeyi. Yesaya igice cya mbere n'umurongo wa 18 haravuga ngo nimuze tuganire. Rero nimugahangare ababyeyi, ahubwo nimugerageze kuganira, hanyuma mugaragaze n'impamvu mukundana. Icya kabiri ni ukwerekana ubushobozi. Urukundo si ikintu cyo kuvuga ngo tuzarya urukundo. Urukundo ntabwo warushyira ku isahani, nta nubwo rufite agace byibura kavamo akaji ka orange ngo tuvuge ko wenda karuherekeza. Impamvu rero ikintu cy'ubushobozi nacyo kigomba kuganirwaho. Icya gatatu mukwiriye gukora cyangwa se ukwiriye gukora mu gihe wagaragaje urukundo, hanyuma ababyeyi bakakwereka yuko rudashoboka, nta kindi ni ukwihangana. Yakobo yakoze imyaka igeze kuri 14 kugira ngo abone Rasheli. Itangiriro ibice 29. Rero iyo ukunda by'ukuri koko, ukunda bya nyabyo, ntabwo wihuta ngo usige byose. Icya kane ni ukubaha ababyeyi. Kuva ibice 20 n'umurongo wa 12 haravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu isi. Ikindi kandi ntabura kukubwira nuko urukundo rutubakiye ku cyubahiro ntabwo rurama na gatoya. Hari ingero twakifashisha zo muri Bibiliya. Uwitwa Samusoni yakunze umukobwa ababyeyi be batishimiye, ariko icyo nakubwira nuko bitarangiye neza, kuko byarangiye ari urwibutso rw'ibyago gusa. Abacamanza ibice 14. Isaka na Rebeka ababyeyi barabafashije byoroheje kandi byarabanejeje. Itangirira ibice 22. Isaka na Rasheli bagize urukundo rwafashe igihe kirekire cyane ndetse n'ubwitange, ariko byarangiye rutsinze. Nshuti zacu rero turi kugera dusoza, nagira ngo mbabwire yuko iyo ababyeyi banze urukundo rwanyu ntabwo ari ryo herezo, ariko nanone hari ikindi kintu muba mukwiriye gukora. Ikindi kintu muba mukwiriye gukora ni iki ngiki: gusenga, kwihangana, kubaha ndetse no kugaragaza urukundo nyakuri. Ariko nanone mumenye yuko nubwo ababyeyi bashobora kwanga urukundo rwanyu, atari uko baba babanze, ahubwo akenshi hari igihe baba bari guharanira inyungu zanyu cyangwa se icyiza cyo kuri mwebwe. Ahubwo mwebwe mujye mugerageza kubabwira amagambo yoroshya umutima. Ushobora kuvuga ati mama, papa, uyu munsi girlfriend gusa, ahubwo yabaye afande w'urukundo rwacu. Murakoze inshuti zacu, mwebwe mukunda kudukurikira mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka nga kuri channel. Uyu munsi nari ndi kumwe namwe kuri Rukundo Love Story YouTube channel nziza cyane ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye byo kubaka urukundo ruhamye. Nimwibagirwe kudusigira comment zanyu ndetse no kudukunda murabigaragaza mukanda kuri like. Mwakoze cyane mwebwe twatangiranye kugeza ubu ngubu dusozanyije. Imana ibahe umugisha. Reka mbabwire ngo bye, ndabakunda, ariko duhurire mu zindi video nyinshi cyane ziri inyuma. Ndabizi tuziga ibintu bikomeye cyane, ahubwo mujye muri ready every day.